shamba letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mupaka shamba letu ni ikiganiro kigamije guhijaba abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli. Nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana. Juu nachuruza tomate, matungulu, chonga. Antukena nisaidia sana. Juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba. Taki niko najitupa mie peke. Ni mu rwego rw'umushinga Mupaka shamba letu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International Alert binyuze mu mushinga wawo wa Mupaka shamba letu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya Ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Ikiganiro Mupaka shamba letu mugikurikira kuri radio y'abaturage ya Huye kuwa gatanu ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, kuwa gatandatu kuri radio y'abaturage ya Rubavu ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, no kuwa mbere kuri radio y'abaturage ya Rusizi n'ubundi ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba. Mushobora kandi kuduhamagara ku murongo wacu utishyurwa 8999 cyangwa mugatanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga za radio y'abaturage ya Rubavu, radio y'abaturage ya Huye ndetse na radio y'abaturage ya Rusizi. Mupaka shamba letu. Turabasuje mwese abateze amatwi ikiganiro Mupaka shamba letu. Ikaze muri iki kiganiro. Mu cyuyu munsi tugiye kuganira ku buryo butandukanye bufasha abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse n'urubyiruko kwitabira gahunda za leta zirimo mituweli de sante cyangwa ubwisungane mu kwivuza ndetse n'ejo heza, gahunda ibafasha kuzigamira izabukuru. Muri iki kiganiro murumva uburyo butandukanye bakoresha kugira ngo babashe kubona amafaranga yo kwitabira izo gahunda za leta zitandukanye zigamije kubaha umutekano w'ejo hazaza. Buri kumwe na Solange Yanone. Ni ikiganiro Mupaka shamba letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Tugiye guha ijambo abagore n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu karere ka Rubavu. Barasobanura uko bitabira izi gahunda za leta zirimo mituweli de sante ndetse n'ejo heza. Amazina yanjye nitwa Uwayisaba Catherine, nkaba nkora akazi k'ubucuruzi bwambukiranya imipaka dukoresheje umupaka wa Petite Barriere, byaba ngombwa bwatwiriho tukanyura no kuri Grande Barriere. Kazi dukora turikorera dushakisha. Mu bucuruzi bwacu nk'abantu bari mu itsinda twemeje ko umunyamuryango buri kwezi agomba kujya atanga amafaranga 1500 ya ejo heza. N'ikimenyimenyi mu minsi yashize twagiye gusaba ibyangombwa ku murenge, twatangiye ejo heza abantu 51 kuko twishyuye 76,000 n'amafaranga 500. Kandi buri munyamuryango twatangiye wese yabonye message ye ya ejo heza. Harimo abatazirimo nabo tubashishikariza gutangira kuzijyamo kujya basikoresha, ariko nkanjye kubera kuyikoresha neza maze kugira 40,000. Mupaka shamba letu yaduteye inkunga itwereka uko ubucuruzi bukorwa. Mupaka shamba letu idutera inkunga, buri tsinda yagiye rihereza amafaranga 500. Amafaranga rero Mupaka shamba letu yaduhaye ntago ari ayo kurya, ntago ari ayo kwishura inzu, nta nubwo ari ayo kujyana mu kabari kunywera. Araza agaca kuri konte, noneho tukayongeranya na yandi yacu twari dufite, tukagenda tuyaguriza abanyamuryango. Niba umunyamuryango wenda twamugurizaga 30, hamaze kujyaho ya Mupaka shamba letu umunyamuryango ari kuguza nka 70, ari kuguza 100, ari kuguza 80 bitewe n'ubushobozi bwe, kuko amafaranga yacu yunguka 5%. Buri wa gatandatu turahura, umuntu wizigama amafaranga make yisigama amafaranga inote y'igihumbi. Ubundi ibyo bimina twabishinze ari uburyo bwo kugira ngo tujye tubona mituweli, kuko twabaga mu mupaka tutagira mituweli. Wabona 2 ukabona utari bushobore kwishyura mituweli, ukagenda ukabihayishiriza abana. Wagira ngo warutwo wizigamye ukwezi kw'inzu kukaba kwajemo cyangwa se n'umwana ku ishuri, ugasanga ibibazo dufata umwanzuro twishyira hamwe. Twatangiye turi abantu 16, ubitsinda rimaze kuba nuko twagiye twigabamo amakipe. Mupaka shamba letu itsinda ifasha abari abantu 25. Ariko ugiye kuri tere ubu dufite itsinda ryaturutse ku bantu 16, turi abantu 60. Hajemo n'abapapa n'abamama
nyine ko bitewe n'uko bagiye babona dukora. Ikintu cya mbere uraza y'ukwezi kwa mituweli kugeze, igihembwe cya mituweli ukaguza amafaranga ukajya kwishyurira mituweli umuryango. Aho twagire mu matsinda ntago tugihangayika na za minerivare cyangwa se ngo mituweli cyangwa se ngo nabuze kode ry'inzu cyangwa ngo nabuze igishoro. Ibyo byose turabibona kandi ku gihe. Ejo heza ntabwo twabiri kumenya ibyari byo, ariko mu matsinda n'abayobozi b'imidugudu n'abagitifu b'utugari bagiye batuganiriza tugasanga ejo heza ni ingirakamaro. Ubu natwe impamvu dukora dufite morale tuzi ko turi no kwizigama nuko mu myaka izaza natwe tugeze mu zabukuru tuzaba duhembwa kuri ya mafaranga yacu twizigamye kandi na leta itwungukira. Kandi uyu munsi wa none nshobora kuba mfiteho 200,000 nagira ikibazo nkagenda mu babikuriye mu murenge bakampa 100,000 nkaza nkongera ngashora ngakora kuri ya mafaranga nizigamye. Ubwo rero twebwe nta gihombo tuba turimo, tuba turi mu nyungu. Ni ikiganiro Umupaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. No mu majyepfo y'u Rwanda ku mupaka w'Akanyaruho twaganiriye n'abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Nabo bishimira uburyo ubu ngubu bafite ubushobozi bwo kwishyura mituweli ndetse bakaba baranabashije kwizigamira muri ejo heza. Ni kuvuga ingamba twashyizeho nuko umuntu wari wese aho yaba ari yakwijukira kwishyura mituweli, kandi uburyo bwa mituweli umuntu wari we wese azi neza ko agomba guca ku irembo akishyurira mituweli. Mubikora mute? Murizigama mu matsinda, muragurizanya? Iyo wizigamye mu itsinda, urugero ufite nk'umuryango wawe mu rugo, ushobora kugenda mu itsinda mu mafaranga wizigamyemo. Hari uburyo ushobora kuba ufitemo make kuri urugero muri ya mituweli, tukareba mu buryo twakongereraho n'andi, ukagenda ukishyura mituweli ukaguma wizigama mu itsinda unatanga inyungu, mituweli yawe ikagenda neza. Aho mutangiriye kwinjira muri izo gahunda harimo mituweli de sante, byabafashije gute kuzamura umutekano w'ibyanyu n'umutekano w'ubuzima bwanyu? Ni ukuvuga ngo urugero nimba ari ikintu wari gufata ukajya kugurisha wagize nk'impanuka muri mituweli, iyo wayishyuye kare cya kintu bukirokoye, kandi nanone ukaba urokoye ubuzima bw'umwana hakiri kare, cyangwa n'ubw'umuntu ku giti cye bukaba burokotse hakiri kare. Ni ukuvuga ngo mbere tutarajya mu bimina, tukiba mu rugo rwacu buri wese yirwa no kuri mituweli, umuntu yabaga ngo akabona amafaranga mituweli nk'umuntu ufite umuryango. Nanjye mfite umuryango w'abantu 9 ngomba kwishyura mituweli. Twashobora kwishyura igice kikazarangira, umwaka ugashobora kurangira igice tutarakirangizamo ngo tubone ikindi. Ariko ngendeye mu matsinda, ni ukuvuga ngo uragenda ukizigama neza, wabona igihumbi wabona 2 ukabyizigama neza nta nzitizi zirimo. Wamara kugera cyo gutanga mituweli ukagenda mu itsinda ukaguza amafaranga yo gutanga muri mituweli, bakayago ukagenda kwishyura mituweli ku neza mu gihe cy'ingenzi cyiza kitaragira indengakamere. Noneho ukagaruka ukizigama neza rya deni ryo mu itsinda ukaryishyura neza, ugakuramo hagarukamo n'inyungu yawe, kuko ya nyungu uzana y'amafaranga yagujije arongera akanakugarukira nk'inyungu yawe, akagira umumaro. Ufite mituweli ntarembera mu rugo, ufite mituweli nta kintu na kimwe yakwifuza. Ederi ufite mituweli ntabwo ushobora kurembera mu rugo, na 2 yo kwivuza ntiwayabura. Ni ikiganiro Umupaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Ubu noneho tugiye mu karere ka Rusizi. Hari abo twaganiriye bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Baratubwira uko bishyira hamwe bagakusanya amafaranga yo gutanga mituweli de sante ndetse n'ejo heza. Nyiransabimana Dativa, imbogamizi twagize ku mafaranga y'ejo heza twaratanze ariko nta n'umwe wigeze ubona mesaje y'ayo mafaranga. Mukabayizera Nyesi, twinjiye mu matsinda yo kugurizanya, tukajya tuguza abanyamuryango kugira ngo babone mituweli cyangwa ejo heza. Nitwa Ikimpaye Nyesi, nyine kubera ko ducuruza ubwo nyine tugenda bikagenda neza, umuntu akaba yabona amafaranga nyine akatanga muri mituweli utiriwe ujya kuguza mu itsinda, kubera ko n'ubucuruzi bwacu buradufasha. Tumaze gutanga ejo heza tukabona na mituweli, ubuzima buragenda neza, ukajya kwivuza nta n'ikibazo, abana bakivuza, mbega nyine ukabona ari amahoro. Ni ikiganiro Umupaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Mbere yuko dusoza tugiye guha ijambo Ufiteabeza Jean d'Amour. Uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamyumba, aravuga
uburyo butandukanye ubuyobozi bukoresha mu gufasha aba bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kwitabira gahunda za leta zirimo ubwisungane mu kwivuza ndetse na ejo heza. Ubusanzwe abadamu bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kuko birumvikana ni abacuruzi kandi ubucuruzi baba bakora baba bagenda bagaruka, rero kugira ngo tuborohereze kugira ngo bagire ubwizigame muri mituelle de santé kandi bazayishyure byoroshye, ikintu cya mbere ni ukwibumbira mu bimina bishingiye ku isibo aho batuye, bakajya bizigama amafaranga makeya mbere y'uko umwaka wa mituelle ugera. Mbereho dutangira mbere kugira ngo ya mafaranga azayakusanye agenda yarundarunda igihe kizagere nibura amaze kugira ubwizigame buhagije. Ubwo rero urumva nk'umuntu uhora ukora ku ifaranga uko biri kose umunsi afite kunguka ibihumbi yenda 3, ibihumbi 10, 20 n'urugero bitewe nuko yacuruje, ariko ntago yabuririza ku buryo yaburi ibiceri 300, 500 byo gushyira mu kimina bitewe n'umuryango afite kugira ngo tuzigamire mituweli. Ku kijyanye na ejo heza ubundi umunyamuryango ashyiramo n'ubwizigame n'amafaranga yiwe n'ubundi yizigama azakoresha cyangwa se azamugoboka mu gihe cy'ahazaza. Twe tujya tubwira abantu ko gukura amafaranga mu mufuka y'uburyo ukashyira mu ibumoso cyangwa se ukavana mu iburyo ukashyira, yose n'amafaranga y'umuntu n'ubundi aba yizigamye, kandi kwizigama burya ntabwo wizigama ku byo wasaguye, ahubwo kwizigama ni nko kwigoma. Ugomba kugira intego zo kwizigama, ubwo nibura amafaranga make ku kwezi ni 5, ariko ntabwo 5 aba ariyo limite. Bashyiramo ibihumbi 10, bashyiramo 5 bitewe n'amikoro nyine uko wagiye winjiza amafaranga, ariko nibura ntujye munsi y'icyo 5. Ubwo rero nabyo turabimushishikariza buri kwezi akagenda bizirikana, ariko byo ntabwo turabasha gukora ibimina byabyo, wenda byo ibimina dufite n'ibya mituweli bifasha abaturage kugira ngo igihe cya mituweli kizagere bahite bishyurira umuryango, kuko tugera umwaka wenda kurangira mituweli systeme barayifungura, bya bimina haba hari ababishinzwe bashinzwe kubijera, bakaba bajyamo bakishyurira imiryango, ugasanga umuntu yishyuye atanazi ko yishyuye kuko yagiye zigama udufaranga dukeya. Abari bateze amatwi ikiganiro Umupaka Shamba Letu icyuyu munsi naha tugisoreje. Turabashimira mwese abari bagikurikiye. Ndashimira abagenzi banjye Jean Uwamahoro, Jasmine Duhirwe na Christine Ndacyayisenga bamfashije gutegura iki kiganiro. Ndashimira kandi n'abandi bose bakigizemo uruhare, abagore n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse n'abayobozi banyuranye twaganiriye. Njye na Solange ya none naho ubutaha. Mupaka Shamba Letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mupaka Shamba Letu ni ikiganiro kigamije guhijaba abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli, nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana, juu nachuruza tomate, matungulu, chonga. Antukena nisaidia sana, juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba taki niko najitupa mie peke. Ni mu rwego rw'umushinga Mupaka Shamba Letu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International ARAT binyuze mu mushinga wawo wa Mupaka Shamba Letu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya Ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Ikiganiro Mupaka Shamba Letu mugikurikira kuri radio y'abaturage ya Huye kuwa 5 kuri 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, kuwa 6 kuri radio y'abaturage ya Rubavu kuva 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, no kuwa mbere kuri radio y'abaturage ya Rusizi n'ubundi kuva 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba. Mushobora kandi kuduhamagara ku murongo wacu utishyurwa 8999 cyangwa mugatanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga za radio y'abaturage ya Rubavu, radio y'abaturage ya Huye ndetse na radio y'abaturage ya Rusizi. Mupaka Shamba Letu.